iyo mana rero niyo mugomba kwiringira. Tugeze mu gihe cy'abantu bagomba gukurura kwizera. Impamvu bari abakera tujya tubona Eliya agahangara akavuga ati ndategetse ngo imvura ntigwe imyaka 3 n'igice bikaba, nuko yabaga afite ya mana icyizere. Nujya ujya kugwa no gucika intege, ujye wibuka bya bihe wanyuzemo bikomeye Imana ikahakurenza, uvuga uti ya mana iracyahari, za mbaraga ziracyakora. Hari irindi jambo nkunda yaravuze ngo aho kugira ijambo yavuze haveho n'inyuguti n'imwe ng'isi n'ijuru byavaho. Haleluya. Ngombwa ko tugiye kuvugana nawe mu ijambo ryawe, ugiye kuba igikoresho ugakorera muri we. Turamusengeye ngo umwambike imbaraga, umukozi itara ku munwa imbaraga, ni mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Ndashima Imana ku bw'aka kanya Imana impaye ko kuvugana n'abantu bayo. Bari ibintu bidasanzwe, ari ibintu bikomeye, muri abagaciro imbere y'Imana. Ndashimira Imana rero ku bw'aka kanya. Somo tugiye gusoma muri Yesaya 43, turahera ku murongo wa mbere. Mwarimu nadufasheho gatoya, urageza ku murongo wa 5. Kuva ku murongo wa mbere urageza ku murongo wa 5. Amen. Yesaya 43 ku murongo wa mbere tugize ku wa 5. Kadusome mu izina rya Yesu. Ari ijambo rivuga ngo Abisiraheli bazacungurwa. Amen. Ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo, kandi akakubumba wowe Isiraheli, aravuga ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isiraheli, Umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa ho inshungu, Etiyopiya n'Iseba nahatanze ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda. Nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Murongo wa 5 akavuga ngo ntutinye, ndi kumwe nawe, nzazana urubyaro rwawe ndukure iburasirazuba, nzagukoranya ngukure iburasirazuba. Mwakire ijambo ry'Imana, amen. Haleluya. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Abisirayeli bazacungurwa. Iyi saha ushyiraho izina ryawe, Imana ishimwe. Ni wowe wacunguwe, ni wowe wacunguwe, ni wowe Imana yakunze, nayo mu bo yapfiriye uri mu cyo gihe habwirwaga Abisirayeli, ariko uyu munsi iri jambo rimanukiye kuri wowe. Imana ishimwe. Usanga abantu benshi batakira ijambo, kandi ijambo ni ryo ryaremye isi n'ijuru. Iyo twumvishe twasanze Imana yaravugaga ngo ikintu kibeho kikaba, ijambo ni ryo rirema. Yesu ahangana na Satani byari mu bitekerezo, avuga ngo ukora umugati, ribuye rirahinduka umugati. We aramubwira ati ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Ntabwo yasenze, byari tuvuga ngo mu izina rya Yesu. Iyo udafite ijambo rero byose biragutwara bikakujyana iyo bishaka. Rero ndagira ngo uyu mwanya iri jambo wumve ko ari wowe uri kubwirwa, wiyatureho aya magambo uyakire. Imana iravuze ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye. Uwiteka ni uri kukubwira wakuremye. Mama wawe iyo uri mu nda ye ntabwo abazi ikirimo.
waba uri ikimuga, waba uzaza ufite amaso utayafite, mama we ntabyo abazi, ugutwise ntabwo abazi ikiri mu nda ye. Imana ishimwe. Wa wundi rero ukigenzura akanatuma uza ukagera ku isi, nubwo ufiteho ububasha bwose, n'ufite ijambo rya mbere na nyuma, iyi saha ari kukubwira ngo wowe yarakuremye ngo kandi akakubumba, wowe ivuga izina ryawe, aravuga ati witinya kuko nagucunguye. Imana ishimwe. Aka kanya we gutinya ibikuri imbere, aka kanya we gutinya ibikugerageza, we gutinya ko isezerano ritinze, we gutinya ibyo uri kubona byose, kuko Imana yakubumbye, ya indi yakuremye ikagushiramo uwo mwuka, iri kukubwira ngo witinya, ngo naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Imana ishimwe. Hari abo tuzi ababyeyi babyara bakajugunya, agatoragurwa ari muzima. Hari n'uwo nzinge bakuye muri tuwarete, ari agahinja yamubyajugunyamo, cya gikoti yamuzinzemo kivamo, arahabuka, umwana wumva urinjira rukura rukuramo nijoro. N'uyu munsi umwana ni muzima. Urumva umubyeyi we yakujugunya, ariko Imana yibizi uko uzabaho. Imana ishimwe. Iyo Mana rero niyo mugomba kwiringira. Tugeze mu gihe cy'abantu bagomba gukurura kwizera. Impamvu barabakera tujya tubona Eliya agahangara bati indategetse ngo imvura ntigwe imyaka 3 n'igice bikaba, nuko yabaga afite ya Mana icyizere. Reka mugirire Imana icyizere. Imana ishimwe. Kubyo yavuganye namwe, kubyo yababwiye, no kubugihumeka, ubitekereza bagiye ureba, abapfuye, abadasa nk'uko usa, ubirebe nawe uvuga uti koko iyi Mana ifiteho umugambi. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Iravuze ngo witinya, yaguhamagaye mu izina, irakuzi n'amazina bakwisira yasi. Imana ishimwe. Izaho urara, izaho uryama, izi bikugoye, n'inzira zose ucamo irazizi. Imana ishimwe. Imana ntabwo isinzira, ntihunikira. Niyeze kuganira umuyehova aransura. Niba hari n'umuyehova nambabarire, bagira imyizerere ngiye ntajya nemera. Araza kunsura, arangije arambaza, nyine yari yayoboye no mu rugo, tuba turakubitanye. None harangiza arambaza ati se uri muri ba bantu bavuga ngo Imana ibera hose icyarimwe? Ndamwana yego. Ngo gutese, ngo uko wicaye hano, ngo ubwo ngo ibirira ngo ku marembo ngo uri kubireba. Ndamwana ngende umuntu, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ijuru ni intebe yanjye, isi ni intebe y'ibirenge byanjye. Naho ibirenge byanjye biri ndi kuhareba. Nawe rero urumva nibaho wicaye uri kureba, ni Imana ifite ubwo bubasha. Imana ishimwe. Nuvuga ngo inzira zose unyuramo, aho unyura hose, umenye ko Imana iri kumwe nawe muri icyo kikubabaje. Ntabwo iba yagutaye. Wibuka ukuntu yagiye ihangana na Yobu, Satani amugerageza, yaramubwira ati ubugingo bwe ntubukoreho, nubwo namubabaje muhora gate nkakwemerera, utagiraho wibeshe ukagera. Imana ishimwe. Rero mu bikugerageza Imana irakuzi kandi yiteguye kukurwanirira. Ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Imana ishimwe. Ntabwo amazi azabura. Iyo mazi ni ibigeragezo, n'abakwanga, n'abaturanyi, n'uburwayi bw'umubiri, bikakubera ibintu birenze. Ariko icyo gihe cyose Imana ngo izaba iri kumwe nawe, ntabwo bizaguhitana. Nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawe ntibizagufata. Imana ishimwe. Ibirimi by'umuriro hari ibintu ujya ubona ukabona byaguhitana, ukabona byakwica, ariko Imana ikaza ikabizimya. Imana ishimwe. Nujya ujya kugwa no gucika intege, ujye wibuka bya bihe wanyuzemo bikomeye, Imana ikahakurenza, uvuga uti ya Mana iracyahari, za mbaraga ziracyakora. Imana ishimwe. Kako ndi Uwiteka Imana yawe, wera wa Isirayeli, umukiza wawe, nagutangiye Egiputaho inshungu. Imana ishimwe. Hari ibintu Imana agitangaho inshungu byinshi cyane, nuko itakwerekana amaso. Hari ibigenda bipfa ku bwacu, hari ibyikura mu nzira ku bwacu. Ikura Abisirayeli mu Egiputa, muzi byabaye, hapfuye inka, hapfuye abana b'imfura. Rero no muri iki gihe hari ibintu byinshi bipfa kubera wowe kugira ubukiriho. Imana ishimwe. Rero uba ugomba kubihesha agaciro, mukumva ya Mana yuko iri kumwe nawe. Ntakagira ikintu kikwihebesha, ntakagira ikintu kibakura ku Mana.
cyangwa ngo kiguca intege. Uri gusanga muri iyi minsi abantu bagasubizwa akaba ari bwo avuye ku Mana. Ibaze nawe, twabanaga tumeze nabi, none nkugiriye neza nibwo mvuyeho, kandi aribwo twakabaye inshuti. Urumva ntabwo ari ibyo. Nuvuga ngo ntihakagire igihe na kimwe kigukura ku Mana, cyaba ari icyiza cyaba ari ikibi. Imana ishimwe. Imana ihora iri hejuru kandi yiteguye kubagirira neza, yiteguye gusubiza ibyo yavuganye namwe. Turebe isomo riri hano muri Yesaya 48 ku murongo wa 11. Haravuga ngo ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Imana ishimwe. Iri jambo rijya rimfasha, njya ndikunda cyane. Ni ukuvuga ngo Imana niba yaragutoranije, ibyawe byose nibikurwanya, niyo izakwitabarira, niyo izakugirira neza, niyo izagukura aho hantu hose hakugoye. Kuko iyo bitabaye itabikoze barabatuka, nibabarokore, niba nibirwa mu masengesho, niba bandi birwa mu vuba. Iryo zina ntabwo Imana ishaka ko rikomeza kuvugwa. Imana ishimwe. Imana ntishaka gutukwa ku bwanyu, ahubwo irashaka kubagirira neza. Niwo mugambi Imana ifite, kubatabara kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Kuko iyo bikoze ntabwo bashima mwebwe, ahubwo baravuga ngo ya Mana yakoze, ya Mana yakijije wa muntu, ya Mana yahinduye amateka, nubwo ari wowe biba byakorewe, ariko Imana niyo ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Tuzi Abisirayeli Imana yatandukanyaga inyanja. Umunsi yabikoze, amahanga yose ngo yarabyumvisha agira ubwoba, atinya Abisirayeli. None ngo bakajya babwirana ati buriya bwoko, igihugu cyose bakigeragamo bagahunga, bakabwira ati buriya bwoko bufite Imana iteye ubwoba, ibagenda imbere iteye ubwoba, iteye ukwayo. Ibigirwamana bakubaha Imana iri mu Bisirayeli bitewe n'imirimo yakoze. Rero iki ni igihe cyo kugira ngo Imana yiyubahishe mu bayimenye, yiyubahishe mu bayikorera, yiyubahishe mu bayisenze, yiyubahishe mu bo yavuganye nayo. Se hari umuntu waba ufite icyo yavuganye n'Imana hano? Hari abafite isezerano? Mutere haleluya. Mwongere haleluya. Ni igihe cyo gutabarwa n'Imana, kandi ivuze ko ku bwayo izabyikorera, kandi yavuze ko irindi jambo ryayo kugeza risohoye. Haleluya. Hari irindi jambo nkunda, yaravuze ngo aho kugira ijambo yavuze haveho n'inyuguti n'imwe, ngo isi n'ijuru byavaho. Haleluya. Aho kugira icyo yakubwiye kidasohora, yarirahiye izakora ibintu bikomeye. Kugira icyo yakubwiwe ikibone, ukibonesha amaso, wemere ko kwavuganye n'Imana, n'imiryango ibibone, n'abaturanyi n'abagusuzuguye babone ko hari icyo Imana yavuganye nawe. Haleluya. Irindi jambo Imana igivuga, yaravuze ngo nk'uko imvura igwa ikamesa ubutaka bukera, bugaha umubibyi imbuto, ntabwo ngo isubirayo. Wari wabona imvura igeze aho igasubira mu kirere, iranga ikagwa ikinjira. N'ahantu hatameraga iyo imvura yaguye harera, no mu rutare na hano muri ibi bibuye ibishinga birera kubera imvura yagezemo amazi. Ngo niko ijambo ryanjye rimeze, rizashobora rwose gukora icyo naritumye. Urumva iyo Mana imbaraga ifite? Wizere ijambo Imana yavuganye nawe, wizere Imana uri imbere, kari Imana ishoboye, kari Imana igukunda, kari Imana yagucunguye, igufiteho umugambi mwiza. Imana ibaha umugisha.